Waruziko ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa, haba ari ku mirongo yose atari kuri WhatsApp. Uraje ubibone uko bikorwa. Tujya twicara tukibaza tuti se ni gute ubundi wakohereza ubutumwa ku bantu batarenze 100 gusa, cyangwa se ukibaza uti se ni gute ushobora kohereza ubutumwa ku benshi atari umuntu umwe gusa. Akenshi na kenshi dukunze kwibaza bino bibazo cyane, ubundi tugasanga ari naho binatugora twohereza SMS ku muntu umwe. Twajya no kohereza SMS tukabanza tugakora copy tugapestinga ku wundi muntu, cyangwa se tukongera tukigora tukandika mu bundi buryo. Rero ndanga kugira ngo ngewe mbe nahakubera kugira ngo ubashe kuba wamenya uko ubigenza mu kohereza SMS ku bantu batarenze 100 gusa. Mbere na mbere reka nsuhuze cyangwa bagenzi banjye aho muri hose, ndetse ntibagiwe inshuti muri rusange, harimo n'abakozi dukorana mu kazi kose. Mbanje kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Tudatinze rero reka mbereke uko bikorwa. Icyambere wowe uzaza muri application ya message nk'uko bisanzwe muri telefone yawe, uyizemo. Rangiza kuyifungura, ikintu cyambere uzakora uzaza urebe kuri kino kimenyetso cy'ubururu cyanditsemo ngo start chat. Rero uzaza uyikandeho, ngira ngo benshi bajya babona kari akamenyetso ariko ntibakiteho, bakibwira ko hari ibindi gakora. Buriya nabyo nikoza kugira ngo ube ufite ikintu gihagaze aho ngaho utazi n'icyo gikora. Naricaye rero ndacukumbura ako kantu kanditseho ngo start chat k'ubururu, ndavuga nisaga kantu ubundi ko tumaze igihe tukareba n'igihe umuntu amaze gukoresha telefone igendanwa, akaba nanone atazi ko kariya kantu muri message nta kintu kamaze. Burya ndanga kugira ngo ngire icyo mubwira ku bijyanye no tekinoloji ya telefone. Ahantu hose mba nkubereye rero kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira ubumenyi. Iyi ni Connect TV Rwanda, ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, cyangwa se uri mushya kuri iyi channel, yandikisha hakiri kare kugira ngo utazajya ucikwa na buri kimwe cyose. Rero twinjiye muri application, tugeze ahantu hitwa new conversation. Hepfo yaho handitseho to type in name or phone number, cyangwa se n'ibindi hirya bikurikira. We rero nta kindi uzaza buriya gutyping izina cyangwa se kwandikamo nimero. Ni cya gihe uba urimo gushakisha muri contact zawe ngo urebe nimba hari nimero ushaka irimo, cyangwa se hari izina ushaka ririmo. Utiriwe witwigora cyangwa se dushaka izina, ushobora kuza nka scrollinga bano bantu, n'ubushake bwawe uzabahitamo. Uzaza ukande ku muntu wenda wumva kunzengera ngo ngewe contact zirimo inshuro nyinshi. Iyo yagiyemo hariya hejuru aba yagiyemo, ukaza ukongeraho n'undi, gutyo bagenda bajyaho kuriya. Ariko iyo ushaka kugira ngo ugire wenda ushakishe nimero, ushobora kuza ugakanda 07 zikizana bitewe n'izo washizemo. Ariko kugira ngo ngewe binyorohere nuko nzaza nkakora scroll, nkahitamo ku bantu inshuti zanjye. Nzaza scrolling gake gake, nindangiza nze ndebe abantu barimo, mara kubahitamo
ushobora no gukomeza ubashyiraho mpaka kugeza igihe babaye 100. N'ubundi ntabwo bajya barenga 100. Iyo bageze ku 100 barabikubwira. Ugakomeza ugashaka inshuti yawe, ushobora no kuyandikamo, hari n'igihe uba utazi n'izina rye, ugakomeza ukagwa kuri iryo zina. Kamitemo n'iyi ngiyi ya rero gurupe yacu cyangwa se itsinda ryacu, ubundi tukazaza dukande kuri next. Ngira ngo wagiye ureba ukuntu nagiye mbigenza. Banza ugakanda muri ya application, ukagera kuri start chat, kuri ka kamenyetso, ukagera aho bakubwira ngo andikamo nimero cyangwa se izina ryo gushakisha iyo nimero nk'uko tujya tubikora nyine bisanzwe. Warangiza ukaza wazishyiramo, ukaza ugakanda kuri next. Bahita bakubwira ngo group name cyangwa se only you can see this group name. Ubundi ukwiye kutarenza amagambo 100 gusa. Wenda nzandikamo inshuti zanjye mu cyapa, inshuti zanjye. Nindangiza ikintu uzakora, urabona ni amagambo 18%. Mfite abantu bagezwe na alphabet A hejuru, ngira ngo urababona. 1 2 3 4 5 6 ni abantu 6. Urumva ko ari bakeya cyane, bari munsi y'100. Uzaza nanone ukande kuri ya next ibisanzwe. Nurangiza uzaza ubone ijambo you create this group MMS with Aline and 5 others. Ni ukuvuga ngo wowe nubonamo iri jambo rijemo ma 2 na S MMS, nubona bijemo, ikintu uzakora kugira ngo ushobora no kohereza message nikunde nigende, kandi iyi MMS isaba wifi kuba uri kuri wifi. Iri kuri wifi rero wohereza message ikagenda, ariko kugira ngo ukoreshe bwa butumwa busanzwe kuri balance, uzaza hano hejuru ku tudomo 3. Nurangiza ukandire ya details, group details, ibiyigize cyangwa se ibiyiranga. Nurangiza uze muri app setting, uzaza muri app setting hano hepfo ya notifications nurangiza kugera hano uzabona MTN Rwanda known number. Nurangiza uze ukirike ku murongo wa mbere, kubera ko ari wo uriho message ariwo uzakoresha. Uzaza nanone urebe hano hasi phone number, uzasanga nazirimo. Ikintu uzakora uzazandika za zindi ziriho message, ushobora kuba ari Tigo cyangwa MTN. Nurangiza ukande kuri OK, ziziyandikamo. Ikindi uzaza ukareba, uzaza urebe kuri ya MMS, dore ngiyi aho isetinze. Nukandaho bazakuzana akapa kameze gutya kerekana send an SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo mass text, cyangwa se send an MMS reply to all recipients, cyangwa se group MMS. Iyi aho ivivuye cyangwa se MMS isaba wifi. Biba bisaba rero ngo tuze duklike ku kambere. Iyo dukiritse ku kambere batwohereza amagambo avuga ngo send an SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo mass text. Mass text urumva ko ari text cyangwa se inyandiko irambuye yagutse. Iwozi urakora uvuge nk'amagambo ngaho. Ubundi nanjye ubu buryo nibwo nkoresha kugira ngo mbashe kuba nageza ubutumwa kuri buri muntu wese. Ubwo butumwa rero nubwandika muri message buzagenda bugere kuri buri muntu, bitavuze ngo hazacamo iminota 5 ubutumwa bugere kuri uyu, hacemo 5 cyangwa 1 cyangwa 2.
bugere kuri uyu. Bose mu munota umwe igihe wayoherereje message izahita ibageraho uwo mwanya. Kugira ngo rero uzaze subira inyuma, ubundi twamaze gusetingamo neza message y'uburyo bubiri, hari iya wifi, hari n'iya message bisanzwe. Ya message bisanzwe ni iriya ya SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo massive text. Hano rero kuri auto download MMS, keretse nimba ari igihe uzakoresha MMS kuri wifi, noneho gukoresha simple characters, ibyo ni ibisanzwe. Ni cya gihe tuba turi kwandika message hakagira ahabanza capital letter cyangwa se n'ibindi. Ikindi uzasanga uzinjiramo ubone kano kantu, kano kabuto k'ubururu ku ruhande nta kari umukara. Rero nusanga kari umukara uzakegeze hirya ugafungure, kugira ngo nyine ubutumwa wanditse buzajye bugera ku bantu uwo mwanya bubaye delivered reports. Find out when an SMS message is delivered. Ni ukuvuga ngo hano kuri wireless emergency alerts ni cya gihe ugeze kuri wifi cyangwa se kuri network, notification zikajya ziza za message. Kuri sim card message, ibi ni ibisanzwe, ngira ngo ni sim card ya message iri hepfo ariyo phone number iri yananditsemo hasi. Nta kindi rero uzaza ugakora, uzasubira inyuma nk'ibisanzwe. Iyo twavuye tuve muri group details, dusubire ahandi nyine wandikira message. Ubajije gusetinga neza muri SMS reports cyangwa se bwa buryo usetingamo kohereza message atari wifi, umajije kubukora. Iyo umaze kubukora rero hari igihe uza ukikanga ese ko bitahindutse, ubundi bihinduka ari uko umaze kwandika message. Uzababwira uti ibihe byiza kuri mwese. Kuri mwese, ibihe byiza kuri mwese. Iyi ni message igiye kugera kuri buri muntu. Noneho nurangiza uzaza ukore kuri send. Hari n'igihe urimo kuyohereza gutya yabageraho, ukajya ujya ubona muri message buri mwe agenda kwandikira bitewe n'ubutumwa nyine ashaka kukugezaho wowe woherereje message imwe. Uzajya kubona umwe afite message hari update, ahise akubwira ati nawe urakoze, ibihe byiza, n'undi akagusubiza mu buryo butandukanye. Hari n'ukubaza ngo urinde bitewe n'uko adafite contact yawe. Ntuzikange rero yakubaje ngo urinde wowe wanyandikiye bino bintu, byose birashoboka. Nta kundi bigenda, nuko nguko ubundi ukora icyo bita itsinda rya message isanzwe. Ndashaka kuvuga ku bantu bagiraga imbogamizi kuri mu kohereza SMS, bakoreshaga WhatsApp. Hari igihe uba ufite message ariko megabyte ntazo ufite, ariko kugira ngo ukore itabaza ku bantu cyangwa se ubabwira ko uyu munsi ari inama cyangwa se ejo mu gitondo bagomba kuzindukira mu nama, ukabandikira ka message ubundi ukituriza, yagasomye burya nawe aragakurikiza. Rero niho mpamvu uzasanga abantu bose wohereje message yabagereye icyarimwe, bahise bitabira n'ibyo washatse kubagezaho. Nta kindi rero ibi ngibi bifasha
ubundi bifasha kuba uri shapu mu byo ugiye gukora ndetse n'ibyo ushaka kugira ngo abantu nyine ubakemurire ibibazo cyangwa se nawe ubwawe wikemurire ibibazo. Ni hahandi uzatumira abantu bageze mu 100, wabatumira bakagera, hari bamwe baba bafite simukadi zindi zitari muri telefone ugasanga umurongo nyine ntawe urimo. Murakoze rero n'ahangaha dusoreje kubereka uburyo ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Waruziko ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa, haba ari ku mirongo yose atari kuri WhatsApp. Uraje ubibone uko bikorwa. Tujya twicara tukibaza tuti se ni gute ubundi wakohereza ubutumwa ku bantu batarenze 100 gusa, cyangwa se ukibaza uti se ni gute ushobora kohereza ubutumwa ku benshi atari umuntu umwe gusa. Akenshi na kenshi dukunze kwibaza bino bibazo cyane, ubundi tugasanga ari naho binatugora twohereza SMS ku muntu umwe. Twajya no kohereza SMS tukabanza tugakora copy tugapestinga ku wundi muntu, cyangwa se tukongera tukigora tukandika mu bundi buryo. Rero ndanga kugira ngo ngewe mbe nahakubera kugira ngo ubashe kuba wamenya uko ubigenza mu kohereza SMS ku bantu batarenze 100 gusa. Mbere na mbere reka nsuhuze cyangwa bagenzi banjye aho muri hose, ndetse ntibagiwe inshuti muri rusange, harimo n'abakozi dukorana mu kazi kose. Mbanje kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Tudatinze rero reka mbereke uko bikorwa. Icyambere wowe uzaza muri application ya message nk'uko bisanzwe muri telefone yawe, uyizemo. Urangiza kuyifungura, ikintu cyambere uzakora uzaza urebe kuri kino kimenyetso cy'ubururu cyanditsemo ngo start chat. Rero uzaza uyikandeho, ngo benshi bajya babona kari akamenyetso ariko ntibakiteho, bakibwira ko hari ibindi gakora. Buriya nabyo nikoza kugira ngo ube ufite ikintu gihagaze aho ngaho utazi n'icyo gikora. Naricaye rero ndacukumbura ako kantu kanditseho ngo start chat k'ubururu, ndavuga nisaga kantu ubundi ko tumaze igihe tukareba n'igihe umuntu amaze gukoresha telefone igendanwa, akaba nanone atazi ko kari akantu muri message nta kintu kamaze. Burya ndanga kugira ngo ngire icyo mubwira ku bijyanye no tekinoloji ya telefone. Ahantu hose mba nkubereye rero kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira ubumenyi. Iyi ni Connect TV Rwanda, ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, cyangwa se uri mushya kuri iyi channel, yandikisha hakiri kare kugira ngo utazajya ucikwa na buri kimwe cyose. Rero twinjiye muri application, tugeze ahantu hitwa new conversation. Hepfo yaho handitseho to type in name or phone number, cyangwa se n'ibindi hirya bikurikira. We rero nta kindi uzaza buriya gutayipinga izina cyangwa se kwandikamo nimero. Ni cya gihe uba urimo gushakisha muri contact zawe ngo urebe nimba hari nimero ushaka irimo, cyangwa se hari izina ushaka ririmo. Utiriwe witwigora cyangwa se dushaka izina, ushobora kuza nka scrollinga bano bantu, n'ubushake bwawe uzabahitamo
uzaza ukande ku muntu wenda wumva kunze, ngira ngo ngewe contact zirimo inshuro nyinshi. Iyo yagiyemo hariya hejuru aba yagiyemo, ukaza ukongeraho n'undi, gutyo bagenda bajyaho kuriya. Ariko iyo ushaka kugira ngo ugire wenda ushakishe nimero, ushobora kuza ugakanda 07 zikizana bitewe n'izo washizemo. Ariko kugira ngo ngewe binyorohere nuko nzaza nkakora scroll, nkahitamo ku bantu inshuti zanjye, nzaza scrolling gake gake, nindangiza nze ndebe abantu barimo barakubahitamo. Ushobora no gukomeza ubashyiraho mpaka kugeza igihe babaye 100, n'ubundi ntabwo bajya barenga 100. Iyo bageze ku 100 barabikubwira, ugakomeza ugashaka inshuti yawe. Ushobora no kuyandikamo, hari n'igihe uba utazi n'izina rye, ugakomeza ukagwa kuri iryo zina. Kamitemo n'iyi ngiyi ya rero groupe yacu cyangwa se itsinda ryacu, ubundi tukazaza dukande kuri next. Ngira ngo wajya ureba ukuntu nagiye mbigenza. Banza ugakanda muri application, ukagera kuri start chat, kuri kamenyetso, ukagera aho bakubwira ngo wandikamo nimero cyangwa se izina ryo gushakisha iyo nimero nk'uko tujya tubikora nyine bisanzwe. Warangiza ukaza wazishyiramo, ukaza ugakanda kuri next. Bahita bakubwira ngo group name cyangwa se only you can see this group name. Ubundi ukwiye kutarenza amagambo 100 gusa. Wenda nzandikamo inshuti zanjye mu cyapa, inshuti zanjye. Nindangiza ikintu uzakora, urabona ni amagambo 18 ku 100. Mfite abantu bagezwe na alphabet A hejuru, ngira ngo urababona 1 2 3 4 5 6, ni abantu 6. Urumva ko ari bakeya cyane, bari munsi y'100. Uzaza nanone ukande kuri ya next nk'ibisanzwe. Nurangiza uzaza ubone ijambo you create this group MMS with Aline and 5 others. Ni ukuvuga ngo wowe nubonamo iri jambo rijemo ma 2 na S MMS, nubona rijemo, ikintu uzakora kugira ngo ushobora no kohereza message nikunde nigende, kandi iyi MMS isaba wifi kuba uri kuri wifi. Iri kuri wifi rero wohereza message ikagenda. Ariko kugira ngo ukoreshe bwa butumwa busanzwe kuri balance, uzaza hano hejuru ku tudomo 3, nurangiza ukandira ya details, group details, ibiyigize cyangwa se ibiyiranga. Nurangiza uze muri app setting, uzaza muri app setting hano hepfo ya notifications uze. Nurangiza kugera hano uzabona MTN Rwanda known number. Nurangiza uze ukirike ku murongo wa mbere, kubera ko ari wo uriho message ariwo uzakoresha. Uzaza nanone urebe hano hasi phone number, uzasanga nazirimo. Buri kintu uzakora uzazandika za zindi ziriho message, ushobora kuba ari Tigo cyangwa MTN. Nurangiza ukande kuri OK ziziyandikamo. Ikindi uzaza ukareba, uzaza urebe kuri ya MMS, dore ngiyi aho isetinze. Nukandaho bazakuzanira akapa kameze gutya kerekana send an SMS reply to all recipients
and get individual replies ariyo mass text, cyangwa se send an MMS reply to all recipients cyangwa se group MMS. Iyi aho ivuye cyangwa se MMS isaba wifi, biba bisaba rero ngo tuze duklike ku kambere. Iyo duklitse ku kambere batwohereza amagambo avuga ngo send an SMS reply to all recipients and get individual replies ariyo mass text. Mass text urumva ko ari text cyangwa se inyandiko irambuye yagutse. Iwozi urekura uvuge nk'amagambo ngaho, ubundi nanjye ubu buryo nibwo nkoresha kugira ngo mbashe kuba nageza ubutumwa kuri buri muntu wese. Ubwo butumwa rero n'ubwandika muri message buzagenda bugere kuri buri muntu, bitavuze ngo hazacamo iminota 5 ubutumwa bugere kuri uyu, hacimo 5 cyangwa 1 cyangwa 2 bugere kuri uyu. Bose mu munota umwe igihe wayoherereje message izahita ibageraho uwo mwanya. Kugira ngo rero uzaze subira inyuma, ubundi twamaze gusetingamo neza message y'uburyo bubiri, hari ya wifi hari n'iya message bisanzwe. Ya message bisanzwe n'iriya ya SMS reply to all recipients and get individual replies ariyo mass text. Hano rero kuri auto download MMS, keretse nimba ari igihe uzakoresha MMS kuri wifi, noneho gukoresha simple characters ibyo ni ibisanzwe. Ni cya gihe tuba turi kwandika message hakagira ahabanza capital letter cyangwa se n'ibindi. Ikindi uzasanga uzinjiramo ubone kano kabuto k'ubururu ku ruhande nta karumukara. Rero nusanga karumukara uzakegeze hirya ugafungure kugira ngo nyine ubutumwa wanditse buzajye bugera ku bantu uwo mwanya bubaye delivered reports. Find out when an SMS message is delivered. Ni ukuvuga ngo hano kuri wireless emergency alerts ni cya gihe ugeze kuri wifi cyangwa se kuri network, notification zikajya ziza za message. Kuri sim card message ibi ni bisanzwe, ngira ngo ni sim card ya message iri hepfo ariyo phone number iri yananditse hasi. Okay, nta kindi rero uzaza ugakora, uzasubira inyuma nk'ibisanzwe. Iyo twavuye tuve muri group details dusubire ahandi nyine bandikira message. Ubajije gusetinga neza muri SMS reports cyangwa se bwa buryo usetingamo kohereza message atari wifi, umaje kubukora. Iyo umaje kubukora rero hari igihe uza ukikanga ku ese ko bitahindutse, ubundi bihinduka ari uko umaje kwandika message. Uzababwira uti ibihe byiza kuri mwese. Kuri mwese, ibihe byiza kuri mwese. Iyi ni message igiye kugera kuri buri muntu. Noneho nurangiza uzaza ukore kuri send. Hari n'igihe urimo kuyohereza gutya yabageraho ukajya ujya ubona muri message urimo agenda kwandikira bitewe n'ubutumwa nyine ashaka kukugezaho wowe woherereje message imwe. Uzajya kubona umwe afite message hari update, ahise akubwira ati nawe okay urakoze ibihe byiza, n'undi akagusubiza mu buryo butandukanye. Hari n'ukubaza ngo urinde bitewe n'uko adafite contact yawe. Ntuzikange rero yakubaje ngo urinde wowe wanyandikiye bino bintu
byose birashoboka, nta kundi bigenda, ni uku nguku. Ubundi ukora icyo bita itsinda rya mesaje isanzwe. Ndashaka kuvuga ku bantu bagiraga imbogamizi mu kohereza SMS, bakoreshaga WhatsApp. Hari igihe uba ufite mesaje ariko megabayiti ntazo ufite, ariko kugira ngo ukore itabaza ku bantu cyangwa se ubabwira ko uyu munsi ari inama cyangwa se ejo mu gitondo bagomba kuzindukira mu nama, ukabandikira ka mesaje ubundi ukituriza, yagasomye burya nawe aragakurikiza. Rero niho mpamvu uzasanga abantu bose wohereje mesaje yabageraho icyarimwe, bahise bitabira n'ibyo washatse kubagezaho. Nta kindi rero ibi ngibi bifasha, ubundi bifasha kuba uri shapu mu byo ugiye gukora ndetse n'ibyo ushaka kugira ngo abantu nyine ubakemurire ibibazo, cyangwa se nawe ubwawe wikemurire ibibazo. Ni hahandi uzatumira abantu bageze mu 100, wabatumira bakagera. Hari bamwe baba bafite simukadi zindi zitari muri telefone, ugasanga umurongo nyine ntawe urimo. Murakoze rero, n'ahangaha dusoreje kubereka uburyo ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Waruziko ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa, haba ari ku mirongo yose atari kuri WhatsApp. Uraje ubibone uko bikorwa. Tujya twicara tukibaza tuti se ni gute ubundi wakohereza ubutumwa ku bantu batarenze 100 gusa, cyangwa se ukibaza uti se ni gute ushobora kohereza ubutumwa ku benshi atari umuntu umwe gusa. Akenshi na kenshi dukunze kwibaza bino bibazo cyane, ubundi tugasanga ari naho binatugora. Twohereza SMS ku muntu umwe, twajya no kohereza SMS tukabanza tugakora kopi tugapestinga ku wundi muntu, cyangwa se tukongera tukigora tukandika mu bundi buryo. Rero ndanga kugira ngo ngewe mbe nahakubera kugira ngo ubashe kuba wamenya uko ubigenza mu kohereza SMS ku bantu batarenze 100 gusa. Mbere na mbere reka nsuhuze cyangwa bagenzi banjye aho muri hose, ndetse ntibagiwe inshuti muri rusange, harimo n'abakozi dukorana mu kazi kose. Mbanje kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Tudatinze rero reka mbereke uko bikorwa. Icyambere wowe uzaza muri application ya message nk'uko bisanzwe muri telefone yawe, uyizemo. Urangiza kuyifungura, ikintu cyambere uzakora uzaza urebe kuri kino kimenyetso cy'ubururu cyanditsemo ngo start chat. Rero uzaza uyikandeho, ngo benshi bajya babona kari akamenyetso ariko ntibakiteho, bakibwira ko hari ibindi gakora. Buriya nabyo nikoza kugira ngo ube ufite ikintu gihagaze aho ngaho utazi n'icyo gikora. Naricaye rero ndacukumbura ako kantu kanditseho ngo start chat k'ubururu, ndavuga nisaga kantu ubundi ko tumaze igihe tukareba n'igihe umuntu amaze gukoresha telefone igendanwa, akaba nanone atazi ko kariya kantu muri message nta kintu kamaze. Burya ndanga kugira ngo ngire icyo mubwira ku bijyanye no tekinoloji ya telefone. Ahantu hose mba nkubereye rero kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira
ubumenyi. Iyi ni Connect TV Rwanda, ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, cyangwa se uri mushya kuri iyi channel, yandikisha hakiri kare kugira ngo utazajya ucikwa na buri kimwe cyose. Rero twinjiye muri ya application, tugeze ahantu hitwa new conversation. Hepfo yaho handitseho to type a name or phone number cyangwa se n'ibindi hirya bikurikira. We rero nta kindi uzaza buriya gutayipinga izina cyangwa se kwandikamo nimero, ni cya gihe uba urimo gushakisha muri contact zawe ngo urebe nimba hari nimero ushaka irimo cyangwa se hari izina ushaka ririmo. Utiriwe twigora cyangwa se dushaka izina, ushobora kuza nka scrollinga bano bantu, n'ubushake bwawe uzabahitamo, uzaza ukande ku muntu wenda wumva kunze, ngira ngo ngewe contact zirimo inshuro nyinshi. Iyo yagiyemo hariya hejuru aba yagiyemo, ukaza ukongeraho n'undi, gutyo bagenda bajyaho kuriya. Ariko iyo ushaka kugira ngo ugire wenda ushakishe nimero, ushobora kuza ugakanda 07 zikizana bitewe n'izo washizemo. Ariko kugira ngo ngewe binyorohere nuko nzaza nkakora scroll, nkahitamo ku bantu inshuti zanjye, nzaza scrolling gake gake, nindangiza nze ndebe abantu barimo, mara kubahitamo. Ushobora no gukomeza ubashyiraho mpaka kugeza igihe babaye 100, n'ubundi ntabwo bajya barenga 100. Iyo bageze ku 100 barabikubwira, ugakomeza ugashaka inshuti yawe. Ushobora no kuyandikamo, hari n'igihe uba utazi n'izina rye, ugakomeza ukagwa kuri iryo zina. Kamitemo n'iyi ngiyi ya rero groupe yacu cyangwa se itsinda ryacu, ubundi tukazaza dukande kuri next. Ngira ngo wagiye ureba ukuntu nagiye mbigenza. Banza ugakanda muri ya application, ukagera kuri start chat, kuri kukimenyetso, ukagera aho bakubwira ngo wandikamo nimero cyangwa se izina ryo gushakisha iyo nimero nk'uko tujya tubikora nyine bisanzwe. Warangiza ukaza wazishyiramo, ukaza ugakanda kuri next. Bahita bakubwira ngo group name cyangwa se only you can see this group name. Ubundi ukwiye kutarenza amagambo 100 gusa. Wenda nzandikamo inshuti zanjye mu cyapa, inshuti zanjye. Nindangiza ikintu uzakora, urabona ni amagambo 18 ku 100. Mfite abantu bagezwe na alphabet A hejuru, ngira ngo urababona 1 2 3 4 5 6, ni abantu 6. Urumva ko ari bakeya cyane, bari munsi y'100. Uzaza nanone ukande kuri ya next nk'ibisanzwe. Nurangiza uzaza ubone ijambo you create this group MMS with Aline and 5 others. Ni ukuvuga ngo wowe nubonamo iri jambo rijemo ma 2 na S MMS, nubona rijemo, ikintu uzakora kugira ngo ushobora no kohereza message nikunde nigende, kandi iyi MMS isaba wifi kuba uri kuri wifi. Iri kuri wifi rero wohereza message ikagenda. Ariko kugira ngo ukoreshe bwa butumwa busanzwe kuri balance, uzaza hano hejuru ku tudomo 3, nurangiza ukandira ya details, group details ibiyigize.
cyangwa se ibiyiranga. Nurangiza uze muri app setting, uzaza muri app setting hano hepfo ya notifications uze. Nurangiza kugera hano uzabona MTN Rwanda known number. Nurangiza uze ukirike ku murongo wa mbere kubera ko ari wo uriho message ariwo uzakoresha. Uzaza nanone urebe hano hasi phone number, uzasanga nazirimo. Buri kintu uzakora uzazandika za zindi ziriho message, ushobora kuba ari Tigo cyangwa MTN. Nurangiza ukande kuri OK ziziyandikamo. Ikindi uzaza ukareba, uzaza urebe kuri ya MMS, dore ngiyi aho setinze. Nukandaho bazakuzanira akapa kameze gutya kerekana send an SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo mass text, cyangwa se send an MMS reply to all recipients, cyangwa se group MMS. Iyi aho ivuye cyangwa se MMS isaba wifi. Biba bisaba rero ngo tuze duklike ku kambere. Iyo dukiritse ku kambere batwohereza amagambo avuga ngo send an SMS reply to all recipients and you get individual replies, ariyo mass text. Mass text urumva ko ari text cyangwa se inyandiko irambuye yagutse. Iwozi urekura uvuge nk'amagambo nk'aya. Ubundi nanjye ubu buryo nibwo nkoresha kugira ngo mbashe kuba nageza ubutumwa kuri buri muntu wese. Ubwo butumwa rero nubwandika muri message buzagenda bugere kuri buri muntu, bitavuze ngo hazacamo iminota 5 ubutumwa bugere kuri uyu, hacemo 5 cyangwa 1 cyangwa 2 bugere kuri uyu. Bose mu munota umwe igihe wayoherereje message izahita ibageraho uwo mwanya. Kugira ngo rero uzaze subira inyuma, ubundi twamaze gusetingamo neza message y'uburyo bubiri. Hari ya wifi, hari n'iya message bisanzwe. Ya message bisanzwe n'iriya ya SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo mass text. Hano rero kuri auto download MMS, keretse nimba ari igihe uzakoresha MMS kuri wifi, noneho gukoresha simple characters ibyo ni ibisanzwe. Ni cya gihe tuba turi kwandika message hakagira ahabanza capital letter cyangwa se n'ibindi. Ikindi uzasanga uzinjiramo ubone kano kantu, kano kabuto k'ubururu ku ruhande nta karumukara. Rero nusanga karumukara uzakegeze hirya ugafungure kugira ngo nyine ubutumwa wanditse buzajye bugera ku bantu uwo mwanya bubaye delivered reports. Find out when an SMS message is delivered. No kuvuga ngo hano kuri wireless emergency alerts ni cya gihe ugeze kuri wifi cyangwa se kuri network, notification zikajya ziza za message. Kuri sim card message ibi ni bisanzwe, ngira ngo ni sim card ya message iri hepfo ariyo phone number iri yananditse hasi. Okay, nta kindi rero uzaza ugakora, uzasubira inyuma nk'ibisanzwe. Iyo twavuye tuve muri group details dusubire ahandi nyine bandikira message. Ubajije gusetinga neza muri SMS reports cyangwa se bwa buryo usetingamo kohereza message atari wifi, umaje kubukora. Iyo umaje kubukora rero hari igihe uza ukikanga ku ese ko bitahindutse, ubundi bihinduka ari uko umaje kwandika message. Uzababwira uti ibihe byiza kuri mwese.
kuri mwese, ibihe byiza kuri mwese. Iyi ni message igiye kugera kuri buri muntu. Noneho nurangiza uzaza ukore kuri send. Hari n'igihe urimo kuyohereza gutya yabageraho ukajya ujya ubona muri message buri umwe agenda kwandikira bitewe n'ubutumwa nyine ashaka kukugezaho wowe woherereje message imwe. Uzajya kubona umwe afite message hari update ahise akubwira ati nawe okay urakoze ibihe byiza, n'undi akagusubiza mu buryo butandukanye. Hari n'ukubaza ngo urinde bitewe n'uko adafite contact yawe. Ntuzikange rero yakubaje ngo urinde wowe wanyandikiye bino bintu, byose birashoboka. Nta kundi bigenda nuko nguko. Ubundi ukora icyo bita itsinda rya message isanzwe. Ndashaka kuvuga ku bantu bagiraga imbogamizi kuri mu kohereza SMS, bakoreshaga WhatsApp. Hari igihe uba ufite message ariko megabyte ntazo ufite, ariko kugira ngo ukore itabaza ku bantu cyangwa se ubabwira ko uyu munsi ari inama cyangwa se ejo mu gitondo bagomba kuzindukira mu nama, ukabandikira ka message ubundi ukituriza, yagasomye burya nawe aragakurikiza. Rero niho mpamvu uzasanga abantu bose wohereje message yabagereye icyarimwe, bahise bitabira n'ibyo washatse kubagezaho. Nta kindi rero ibi ngibi bifasha, ubundi bifasha kuba uri sharp mu byo ugiye gukora ndetse n'ibyo ushaka kugira ngo abantu nyine ubakemurire ibibazo cyangwa se nawe ubwawe wikemurire ibibazo. Ni hahandi uzatumira abantu bageze mu 100, wabatumira bakagera. Hari bamwe baba bafite simukadi zindi zitari muri telefone, ugasanga umurongo nyine ntawe urimo. Murakoze rero n'ahangaha dusoreje kubereka uburyo ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Waruziko ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa, haba ari ku mirongo yose atari kuri WhatsApp. Uraje ubibone uko bikorwa. Tujya twicara tukibaza tuti se ni gute ubundi wakohereza ubutumwa ku bantu batarenze 100 gusa, cyangwa se ukibaza uti se ni gute ushobora kohereza ubutumwa ku benshi atari umuntu umwe gusa. Akenshi na kenshi dukunze kwibaza bino bibazo cyane, ubundi tugasanga ari naho binatugora. Twohereza SMS ku muntu umwe, twajya no kohereza SMS tukabanza tugakora copy tugapestinga ku wundi muntu, cyangwa se tukongera tukigora tukandika mu bundi buryo. Rero ndanga kugira ngo ngewe mbe nahakubera kugira ngo ubashe kuba wamenya uko ubigenza mu kohereza SMS ku bantu batarenze 100 gusa. Mbere na mbere reka nsuhuze cyangwa bagenzi banjye aho muri hose, ndetse ntibagiwe inshuti muri rusange, harimo n'abakozi dukorana mu kazi kose. Mbanje kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Tudatinze rero reka mbereke uko bikorwa. Icyambere wowe uzaza muri application ya message nk'uko bisanzwe muri telefone yawe, uyizemo. Rangiza kuyifungura, ikintu cyambere uzakora uzaza urebe
kuri kino kimenyetso cy'ubururu cyanditsemo ngo start chat rero uzaza uyikandeho kugira ngo benshi bajya babona kari akamenyetso ariko ntibakiteho bakibwira ko hari ibindi gakora. Buriya nabyo ni ikosa kugira ngo ube ufite ikintu gihagaze aho ngaho utazi n'icyo gikora. Naricaye rero ndacukumbura ako kantu kanditseho ngo start chat k'ubururu, ndavuga nisaga kantu ubundi ko tumaze igihe tukareba n'igihe umuntu amaze gukoresha telefone igendanwa akaba nanone atazi ko kariya kantu muri message nta kintu kamaze. Burya ndahanga kugira ngo ngire icyo mubwira ku bijyanye no tekinoloji ya telefone. Ahantu hose mba nkubereye rero kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira ubumenyi. Iyi ni Connect TV Rwanda, ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, cyangwa se uri mushya kuri iyi channel yandikisha hakiri kare kugira ngo utazajya ucikwa na buri kimwe cyose. Rero twinjiye muri application tugeze ahantu hitwa new conversation, hepfo yaho handitseho to type in name or phone number cyangwa se n'ibindi hirya bikurikira. We rero nta kindi uzaza buriya gutayipinga izina cyangwa se kwandikamo nimero, ni cya gihe uba urimo gushakisha muri contact zawe ngo urebe nimba hari nimero ushaka irimo cyangwa se hari izina ushaka ririmo. Utiriwe witwigora cyangwa se dushaka izina, ushobora kuza nka scrollinga bano bantu, n'ubushake bwawe uzabahitamo, uzaza ukande ku muntu wenda wumva kunzengera ngo ngewe contact zirimo inshuro nyinshi. Iyo yagiyemo hariya hejuru aba yagiyemo, ukaza ukongeraho n'undi, gutyo bagenda bajyaho kuriya. Ariko iyo ushaka kugira ngo ugire wenda ushakishe nimero, ushobora kuza ugakanda 07 zikizana bitewe n'izo washizemo. Ariko kugira ngo ngewe binyorohere nuko nzaza nkakora scroll, nkahitamo ku bantu inshuti zanjye, nzaza scrolling gake gake, nindangiza nze ndebe abantu barimo barakubahitamo. Ushobora no gukomeza ubashyiraho mpaka kugeza igihe babaye 100, n'ubundi ntabwo bajya barenga 100. Iyo bageze ku 100 barabikubwira, ugakomeza ugashaka inshuti yawe. Ushobora no kuyandikamo, hari n'igihe uba utazi n'izina rye, ugakomeza ukagwa kuri iryo zina. Kamitemo n'iyi ngiyi rero groupe yacu cyangwa se itsinda ryacu, ubundi tukazaza dukande kuri next. Ngira ngo wagiye ureba ukuntu nagiye mbigenza. Banza ugakanda muri ya application ukagera kuri start chat, kuri ka kamenyetso ukagera aho bakubwira ngo andikamo nimero cyangwa se izina ryo gushakisha iyo nimero nk'uko tujya tubikora nyine bisanzwe. Warangiza ukaza wazishyiramo, ukaza ugakanda kuri next. Bahita bakubwira ngo group name cyangwa se only you can see this group name. Ubundi ukwiye kutarenza amagambo 100 gusa. Wenda nzandikamo inshuti zanjye mu cyapa, inshuti zanjye. Nindangiza ikintu uzakora, urabona ni amagambo 18%. Mfite abantu bagezwe na alphabet A hejuru, ngira ngo urababona.
umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, ni abantu batandatu. Urumva ko ari bakeya cyane, bari munsi y'ijana. Uzaza nanone ukande kuri ya next nk'ibisanzwe, nurangiza uzaza ubone ijambo you create this group MMS with Aline and 5 others. Ni ukuvuga ngo wowe nubonamo iri jambo rijemo ma ebyiri na s MMS, nubona bijemo, ikintu uzakora kugira ngo ushobora no kohereza message nikunde nigende, kandi iyi MMS isaba wifi kuba uri kuri wifi. Iri kuri wifi rero wohereza message ikagenda, ariko kugira ngo ukoreshe bwa butumwa busanzwe kuri balance, uzaza hano hejuru ku tudomo dutatu, nurangiza ukandira ya details, group details, ibiyigize cyangwa se ibiyiranga, nurangiza uze muri app setting, uzaza muri app setting hano hepfo ya notifications, uze nurangiza kugera hano uzabona MTN Rwanda non number, nurangiza uze ukirike ku murongo wa mbere kubera ko ari wo uriho message ariwo uzakoresha. Uzaza nanone urebe hano hasi phone number, uzasanga nazirimo. Buri kintu uzakora uzazandika za zindi ziriho message, ushobora kuba ari Tigo cyangwa MTN, nurangiza ukande kuri OK ziziyandikamo. Ikindi uzaza ukareba, uzaza urebe kuri ya MMS, dore ngiyi aho isetinze, nukandaho bazakuzanira akapa kameze gutya kerekana send an SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo mass text, cyangwa se send an MMS reply to all recipients, cyangwa se group MMS. Iyi aho ivivuye cyangwa se MMS isaba wifi, biba bisaba rero ngo tuze duklike ku kambere. Iyo dukiritse ku kambere batwohereza amagambo avuga ngo send an SMS reply to all recipients and you get individual replies, ariyo mass text. Mass text urumva ko ari text cyangwa se inyandiko irambuye yagutse. Iwozi urakora uvuge nk'amagambo ngaho, ubundi nanjye ubu buryo nibwo nkoresha kugira ngo mbashe kuba nageza ubutumwa kuri buri muntu wese. Ubwo butumwa rero nubwandika muri message buzagenda bugere kuri buri muntu, bitavuze ngo hazacamo iminota 5 ubutumwa bugere kuri uyu, hacemo 5 cyangwa 1 cyangwa 2 bugere kuri uyu. Bose mu munota umwe igihe wayoherereje message izahita ibageraho uwo mwanya. Kugira ngo rero uzaze subira inyuma, ubundi twamaze gusetingamo neza message y'uburyo bubiri, hari iya wifi, hari n'iya message bisanzwe. Ya message bisanzwe n'iriya ya SMS reply to all recipients and get individual replies, ariyo mass text. Hano rero kuri auto download MMS, keretse nimba ari igihe uzakoresha MMS kuri wifi, noneho gukoresha simple characters, ibyo ni ibisanzwe. Ni cya gihe tuba turi kwandika message hakagira ahabanza capital letter cyangwa se n'ibindi. Ikindi uzasanga uzinjiramo ubone kano kabuto k'ubururu ku ruhande nta karumukara. Rero nusanga karumukara uzakegeze hirya ugafungure kugira ngo nyine ubutumwa wanditse buzajye bugera ku bantu uwo mwanya bubaye delivered reports. Find out when an SMS message is delivered. No kuvuga ngo hano kuri wireless emergency alerts ni cya gihe ugeze kuri wifi cyangwa se kuri network
notification zikajya ziza za message. Kuri simukadi message ibi ni ibisanzwe, ngira ngo ni simukadi ya message iri hepfo ariyo phone number nyine yananditse hasi. Okay, nta kindi rero uzaza ugakora, uzasubira inyuma nk'ibisanzwe. Iyo twavuye tuve muri group details dusubire ahandi nyine wandikira message. Ubajije gusetinga neza muri SMS reports cyangwa se bwa buryo usetingamo kohereza message atari wifi, umajije kubukora. Iyo umaze kubukora rero hari igihe uza ukikanga kwese ko bitahindutse, ubundi bihinduka ari uko umaze kwandika message. Uzababwira uti ibihe byiza kuri mwese. Kuri mwese, ibihe byiza kuri mwese. Iyi ni message igiye kugera kuri buri muntu. Noneho nurangiza uzaza ukore kuri send. Hari n'igihe urimo kuyohereza gutya yabageraho ukajya ujya ubona muri message urimo agenda kwandikira bitewe n'ubutumwa nyine ashaka kukugezaho wowe woherereje message imwe. Uzajya kubona umwe afite message ari update, ahise akubwira ati nawe okay urakoze ibihe byiza, n'undi akagusubiza mu buryo butandukanye. Hari n'ukubaza ngo urinde bitewe n'uko adafite contact yawe. Ntuzikange rero yakubaje ngo urinde wowe wanyandikiye bino bintu, byose birashoboka. Nta kundi bigenda nuko nguko. Ubundi ukora icyo bita itsinda rya message isanzwe. Ndashaka kuvuga ku bantu bagiraga imbogamizi kuri mu kohereza SMS, bakoreshaga WhatsApp. Hari igihe uba ufite message ariko megabyte ntazo ufite, ariko kugira ngo ukore itabaza ku bantu cyangwa se ubabwira ko uyu munsi ari inama cyangwa se ejo mu gitondo bagomba kuzindukira mu nama, ukabandikira ka message ubundi ukituriza. Yagasomye burya nawe aragakurikiza. Rero niho mpamvu uzasanga abantu bose wohereje message yabagereye icyarimwe, bahise bitabira n'ibyo washatse kubagezaho. Nta kindi rero ibi ngibi bifasha, ubundi bifasha kuba uri shapo mu byo ugiye gukora ndetse n'ibyo ushaka kugira ngo abantu nyine ubakemurire ibibazo cyangwa se nawe ubwawe wikemurire ibibazo. Ni hahandi uzatumira abantu bageze mu 100, wabatumira bakagera. Hari bamwe baba bafite simukadi zindi zitari muri telefone, ugasanga umurongo nyine ntawe urimo. Murakoze rero n'ahangaha dusoreje kubereka uburyo ushobora kohereza SMS zisanzwe ku bantu batarenze 100 gusa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.